mbere yuko dutangira ikiganiro banza wumve bino bintu Scovi yagiye kuvuga ubyumve witonze ndaje. Sauna burya ngo intanga irazishiriza havese abasore bamwe bakunda kujyamo baba bafite risk yo kugira ibibazo by'intanga urumva ngo iyo hari ubushyuhe ya maboro ni ukuvuga ngo ubusanzwe nk'ubu turi mu gihe cy'ubushyuhe ya maboro yarasohotse aza hanze oya hanagana cyane kugira ngo n'undi bayita amaboro mu cyongereza nibyo mvuga nyine twakomeje noneho ngo hanze haba hakonje akijugunya akajya mu nda ya nyirayo ngo ahiga agashyuhe ashaka agashyuhe none ikibazo abo bundi waba ariho ubisobanura kariwe nyirayo kuya nyine ibyo uri kuvuga nibyo ahubwo Scovi bibwiwe n'iki ibyo bintu na muganga neza tugiteri yarabisobanuriye gusa neza noneho ngo iyo ubushyuhe buhari rero hanze harashyushye muri sauna noneho iyo hanze ubushyuhe bwa sauna butokombera mu mubiri wawe ngo biba byikubye kabiri noneho ngo ugereyo ukayacanganyikisha akajya mu nda agasanga haratogota yasohoka agasanga sauna yabize yazamuka agasanga iyo ngo yagera akavuga ati ntugupfa nagupfa agahitamo aho akwamira ubwo ngo haba hari ibibazo birimo kuba. Ikintu rero gitangaje ibi bintu byose bivuzwe ni ukuri koko buriya sauna ifite ukuntu ibangamira cyangwa se itari ikintu cyiza cyane ku ikorwa ry'intanga cyangwa se ku ntanga z'umugabo, ariko se ni ku gihe gipimo bingana iki, byangiza bingana iki, ese koko sauna ikwiye kwita irekwa burundu bitewe n'icyo kintu kivuzwe? Ibyo nibyo tugiye kureba, ariko ntabwo ari byo tugiye kureba gusa, tugiye no kurebera hamwe ibintu bigera mu 10 igitsina gabo cyangwa se umugabo muri rusange agomba gukorera igitsina cye cyangwa se atagomba gukorera igitsina cye. Ibyo bintu byo tugiye kubireba, bivuze ngo ugomba gutega amatwi kino kiganiro kugeza kirangiye. Ibi bivuzwe hejuru koko nibyo. Kubera iki? Kubera ko tuno dusabo tw'intanga niko batwita nyine ku bagabo, ngo no dusabo tw'intanga. Harabuzumva hari abantu ujye umva bavuga ibindi bintu utamenye. Utu dusabo tw'intanga rero tw'abagabo, impamvu ngo tuba turi hanze mu gihe ovaries z'abagore zo ziba zirimo indani, no kubera ko udusabo tw'intanga tw'abagabo tuba dukeneye kuba hanze kugira ngo dufate ubushyuhe buri mu rugero, mbega ubushyuhe buringaniye busanzwe mu rwego rwo kugira ngo intanga zibashe kuba zakorwa bitewe n'ubushyuhe buringaniye busanzwe. Ariko nanone kuvuga ngo sauna yangiza ikorwa ry'intanga burundu ku buryo umuntu wese mu mutwe ahita avuga ati ngiye kuva mu bintu byo kujya muri sauna, icyo ntago cyaba ari cyo. Ibyo koko kuba umuntu yajya ahantu hari ubushyuhe bwinshi, by'umwihariko nko muri sauna hari ubushyuhe bwinshi, ugatinda mu by'igihe kinini cyangwa se ukayikoresha by'igihe kinini cyane, ibyo bintu bishobora kuba byagira ingaruka mu gukorwa kw'intanga. Nanone bikaba bikozwe mu rwego rukabije, usibye n'ubwo bushyuhe no koga amazi ashyushye cyane bihoraho, ibyo nabyo bishobora kuba byagenda bikaba byabangamira ikorwa ry'intanga, ku buryo hari n'abavuga ko nubwo bidakunze kuba cyangwa se ari ikantu gashobora kuba rimwe gatunguranye umuntu akaba yabaho atazigera atera inda. Ahangaha ahanini baba bakubwira nk'aba bantu bakunze kujya mu mazi ashyushye, hari abantu bajya muri jacuzzi ugasanga bicaye muri jacuzzi, ka kantu nyine kaba karimo amazi ashyushye, ugasanga umuntu yagiye yicaramo umwanya munini cyane, amaze amasaha menshi yicaye ngo mu mazi ashyushye anywa n'akantu yicaye muri jacuzzi. Hariya uba uri kubangamira ikorwa ry'intanga mu mubiri wawe, uba uri kuzibangamira, ndetse bikaba byagira n'ingaruka mu byerekeranye no guterwa kabariro, ariko by'umwihariko ni mu byerekeranye no kuba watera inda cyangwa se ikorwa ry'intanga. Ariko nanone reka ko nta muntu wakwicara muri ayo mazi ashyushye icyumweru buri munsi kuvuga ngo umwaka urashize. Kwicara mu mazi ashyushye muri jacuzzi ntacyo bitwaye, bitari by'igihe kirekire cyane. Kwicara muri steam cyangwa se muri sauna ni ibintu bitari bibi cyane mu gihe bidakozwe igihe kirekire cyangwa se ngo biba akamenyero ka buri munota ngo buri muri sauna, nubwo ibyo bintu bidakunze kuba. Ariko buriya inkuru nziza ihari ni iyihe? Nuko kuba wajya muri sauna koko buriya bushyuhe cyangwa muri steam cyangwa se kwicara muri jacuzzi, nubwo bibangamira ikorwa ry'intanga, ariko ntago biba bivuze ngo bibangamiye ikorwa ry'intanga by'igihe kirekire. Oya, icyiza gihari nuko atari ibintu biba byaje ngo bite byangirika burundu, ahubwo nyuma yo kuva aho ngaho muri ubwo bushyuhe, nyuma y'iminsi birongera bikisana, udusabo tw'intanga tukongera tukisubiza ku murongo, intanga zigakorwa ukongera ugasubira nk'uko wari usanzwe umeze. Ntabwo ari ukuvuga ngo sauna iraje ihite yangiza ikorwa ry'intanga ryawe burundu
ku buryo nyine utazigera ubyara cyangwa se ku buryo uhise ugenderaho. Oya, ni ibintu byirepara byongera bikisubiza ku murongo iyo umaze kuva muri ubwo bushyuhe. Nyega ko nta muntu ujya muri sauna cyangwa kwicara muri jacuzzi cyangwa se muri steam umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi. Bivuze ngo uko umara iminsi n'ubundi utajya aho hantu birongera bigasubira ku murongo. Ibyo ngibyo n'ubundi ni nka bya bindi n'ubundi bavuga ngo kuba wafata telefone ukayishyira mu mufuka w'imbere ahegereye n'ubundi udusabo tw'inanga, nabyo ntabwo ari byiza kuko buriya fone hari ukuntu iba yifitemo ubushyuhe ubwayo, cyangwa se laptop kuyitereka ku bibero byawe. Buriya bakubwira ko buri ikintu cyiza ari ugushyira telefone ku mugabo, kuyishyira ku mufuka w'inyuma. Buriya hari onda bari guturuka muri telefone, hari ubushyuhe, gukomeza uyishyira ku mufuka w'imbere neza hisa nkaho yegereye ku dusabo tw'inanga ntabwo ari sawa. Buriya bibaye byiza waba ufite akantu utwaramo telefone yawe, by'umwihariko na laptop wajya kuyitereka ku bibero ukaba waterekaho nk'ikintu kindi kibatandukanya. Uyu munsi tugiye gucamo twihuse turebe ibyiza bya sauna, ku buryo kuba nk'umugabo bakubwiye ngo sauna ishobora kuba yasa nk'ibangamira ikorwa ry'intanga, ntabwo bivuze ngo ugiye gucika kuri sauna, kuko ibyiza bya sauna nibyo byinshi cyane kurusha kariya kantu gatonya n'ubundi iyo uvuye muri sauna kongera kagasubira ku murongo ikorwa ry'intanga rigakomeza. Ibyo nitubivaho nanone turaza gukomeza nk'uko nari nabikubwiye, turebere hamwe ibyerekeranye n'ibintu ubundi umugabo agomba gukorera igitsina cye cyangwa se atagomba gukorera igitsina cye. Bimwe mu bintu byiza bya sauna wenda tubicamo twihuta kugira ngo tugere ku bintu udagomba gukorera igitsina cyawe nk'umugabo. Buriya sauna mu bintu igufasha, ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Buriya iyo uri muri sauna muri buriya bushyuhe, wicaye muri buriya bushyuhe, ni ibintu bigenda bigasa nkaho bitangiye gutuma umutima wawe wipanga kandi kazi, nimba ari ryo ijambo ryiza nakoresha. Umutima wawe ubwawe ugatangira kuvuga ngo ngomba gukora cyane, umutima ugatangira gutera neza, imwe mu mitsi iyobora amaraso mu mubiri igatangira ubwayo kwaguka kugira ngo amaraso atembere neza. Bivuze ngo kwicara muri sauna igihe kitarengeje iminota 30 wakabije, ni iminota 30, ubundi bakubwira ko ari nka 20, ngo ni ikintu cyiza ku buzima bwawe. Apana bya bindi umuntu agenda akicara muri sauna ngo isaha ngo amasaha 2, biriya nabyo ntabwo ari sawa. Ariko ngo kwicara muri sauna byibura wakabije bitarengeje iminota 30, biriya ni ibintu bigenda bigatuma umutima utera neza, amaraso agatembera neza mu mubiri. Ikindi cya kabiri sauna ngifasha, sauna ngituma imitsi iruhuka, umuntu akumva araruhutse, imitsi iraruhutse, bikagenda. Noneho ngo ikindi sauna ifasha, irinda stress, ukumva nta stress ufite. Uzareba umuntu aba yumva atameze neza, yajya muri sauna yavamo akumva nta stress agifite, agakaraba akaryama akumva ameze neza. Ibyo ni bimwe mu byiza bya sauna. Ikindi cya kane ngo sauna buri yifasha, ituma umuntu asinzira neza, uko bitangazwa n'abaganga b'inzobere babifitiye impushya cyangwa se babifitiye impamyabumenyi. Bavuga ko buriya ngo ku bantu bakunze guhura n'ibibazo byo kubura ibitotsi mu gihe bagiye kuryama, kunanirwa gusinzira, buriya sauna ngo iyo uvuye muri sauna ukaza kujya kuryama uryama neza rwose. Sauna ifasha mu byerekeranye no kuba wasinzira neza. None abaganga bakomeza bavuga ngo kujya muri sauna bifite uruhare runini ku byerekeranye n'umutima, ku buryo bavuga ngo ba bantu bakunze kugira umuvuduko w'amaraso, hari ukuntu sauna noneho ngo igabanya umuvuduko w'amaraso, ndetse ku buryo ngo umuntu wicaye muri sauna aba ameze nk'uko umuntu yaba ari gukora siporo, ari nko kwiruka nyine bimwe bisanzwe umuntu yiruka muri siporo, cyangwa se ameze nk'umuntu uri gukora siporo. Gusa ngaho bitandukaniye mu mubiri n'ubundi bumeze nk'aho wakozaga siporo cyangwa se uri gukora siporo, ariko mu by'ukuri ntabwo bigenda ngo bitume nka kwa kundi umuntu yakoze siporo muscles ziwe zibyimba, nyine ukabibona inyuma ku mubiri, cyangwa se nawe ukabyiyumvamo iyo wateruye kumwubabara cyangwa wirukanse kumwuba wumva hari utuntu nyine twagiye dusubira ku murongo. Ibyo ntabwo byumva, ariko n'ubundi bumeze kimwe n'umuntu usa nk'uwakoze siporo iyo uri muri sauna. None ubushakashatsi ngo bukomeza bugaragaza ko ngo buriya abantu bakora sauna byibura iminota 30, bagakora ngo sauna nka 3 cyangwa kuri 4 mu cyumweru, ngo bakunze kuramba kurusha abandi bantu. Mbega ngo hari ibintu utapfa kurwara, umutima umeze neza, ku buryo ngo usanga abo bantu baramba kurusha. Ubwo ahanini n'ubushakashatsi bwagiye bukorerwa muri za Denmark ndetse na Finland, by'umwihariko usanga ngo muri Finland bimeze nk'aho ari umuco, nta muntu ujya upfa kwira atinjiye muri sauna. Ho muri Finland usanga buri rugo rwose rumeze nk'urutunze sauna. Byagiye bigaragara ko ngo abantu bakora sauna cyane ariko ntibayitindemo, iminota 20 buri munsi, iminota 30, ugasanga umuntu akoze sauna nka 4 mu cyumweru akigendera cya 3, ngo bifite ukuntu ngo byongera kurama ku isi, mbega byongera igihe cyo kubaho kuri weho. Waba ushaka kugura inzu cyangwa ikibanza cyangwa gukodesha icumbi, gana Raisa Real Estate. Haba mu mujyi wa Kigali, mu nkengero zaho cyangwa mu ntara, hose turahakugerera.
nawe nyir'umutungo, ndavuga ikibanza, inzu cyangwa se apartoma, wifuza kugurisha cyangwa gukodesha, tugane tubigufashemo. Dusangaho Raisa Real Estate ikorera ku Kicukiro, cyangwa duhamagare kuri nimero zikurikira. Raisa Real Estate, murakaza neza. Umuganga hano akomeza adusobanurira ngo buriya ngo ibintu bya mbere ugomba, ikintu cya mbere, reka duhere ku cya mbere, utagomba gukorera igitsina cyawe nk'umugabo ni ukukirengagiza cyangwa se kukima amatwi. Kuko buriya ngo uburyo igitsina cyawe gikoramo nk'umugabo biba bimeze nk'ibinagaragaza ubuzima bwawe bwose uko buhagaze. Buriya imikorere y'igitsina cyawe inagaragaza ubuzima bwawe bwose uko buhagaze muri rusange nk'umugabo. Ubushakashatsi ngo buvuga ko buriya nuramuka ubonye umugabo ukunze guhura n'ibibazo byo kutagira igitsina cye kidakunze gufata umurego, babantu nyine igitsina usanga kidafata umurego, ahora ahura n'icyo kibazo igitsina kidafata umurego, rimwe kikawufata ubundi kikawutakaza gutyo, ngo bariya abantu ngo iyo bakurikiye nk'imyaka hagati y'itanu n'irindwi ukabacunga, ngo 14% by'abo bantu bakunze kwicwa n'umutima cyangwa se bakarwara umutima. Hano niho rero abaganga bahera bakubwira ngo uburyo cy'igitsina cyawe gikora bimeze nk'umugabo, binagaragaza uburyo cy'ubuzima bwawe bwose muri rusange buhagaze. Buriya ngo iyo umuntu igitsina cye gifata umurego mu buryo bwiza cyane, ndetse ngakanagira ibyifuzo byo kugikoresha mu buryo bwiza, ndetse ngo ibyo ngibyo bisobanuye ko ubuzima bwe ari ukuntu buhagaze neza kurusha. Bigaragaza ko amaraso mbere na mbere atembera neza mu mubiri, imisemburo yawe ikora neza mu mubiri, iri ku murongo ku gipimo, ndetse bikanagaragaza ko ngo n'imitsi yo mu mutwe, mu mbabarire, imitsi yo mu mutwe nabyo ngo ikora neza, ndetse ngo bikanagaragaza ko nta stress ufite mu mutwe, uri umuntu umeze neza pe. Ikindi kintu cya kabiri abaganga bavuga nk'umugabo ngo atagomba gukorera igitsina cye, ngo ni ugufata imiti iyo ari yo yose ngo igiye gutuma igitsina cyawe ngo kimera neza. Kuko ngo ubushakashatsi bwagaragaje ko ngo nta miti n'imwe itekanye yatuma igitsina cyawe kiba kirekire, yatuma igitsina cyawe ngo gifata umurego mu buryo butari busanzwe. Nta miti n'imwe yakorewe mu rugo, baba bavuga imiti yakorewe mu rugo, bya bintu ujya kumva umuntu ari gukubwira ngo tuguhe imiti ngo yongera ngo ingano y'igitsina, ngo tuguhe imiti ngo ituma ngo ugira umurego bihoraho, ngo tuguhe imiti, ngo iyo miti yose burya ntabwo ari ikintu wavuga ngo gitekanye ku buzima bwawe. Iyo miti ngo abaganga bavuga ko ngo itabaho. Hari igihe ngo usanga ngo nk'abantu barababwiye ngo abagabo benshi ngo bafite ikibazo cyo guta umutwe cyane, ku buryo ngo baba bakeneye kwita ku buzima bw'igitsina cyabo, ku buryo ngo burubabwiye ngo uyu muti urakora, ukoze ibi n'ibi igitsina cyakwiyongera, cyajya gifata umurego muri ubu buryo, ubigenje uku, ngo usanga ngo buri muntu wese wamamaza hirya no hino ku isi aba afite ibintu bye mbega ashaka kukubwira. Abandi ngo ugasanga ngo hari ibikoresho babahaye ngo bigenda bigafata igitsina cy'umugabo ngo bikakigorora, ngo bikakirambura. Abandi ngo bakabaha amavuta ngo bajye bakoresha intoki kugira ngo bakigorore ngo kizamuke, ngo bituma kiba kirekire. Ibyo byose mbega ngo bagenda bababwira, ariko abaganga b'inzobere bavuga ko ngo ibyo byose ntabwo bikora. Imiti n'imwe yakorewe mu rugo cyangwa se yakozwe n'abantu cy'abantu bitekerereje ishobora kuba yahindura ubuzima bw'igitsina cyawe. Kuko akenshi abantu iyo bakomeje gukoresha iyo miti ngo ku gitsina cyabo nk'abagabo, ngo hari utuntu bagenda bangiza gahoro gahoro batabizi. Uwo munsi bishobora gukunda cyangwa ejo, ariko buriya ngo hari ibintu buri kwangiza noneho by'igihe kirekire, ku buryo uzageraho noneho bigahumira ku mirari, gukora bikanga burundu. Ikindi kintu cya gatatu ngo utagomba gukorera igitsina cyawe ni ukukirengagiza mu gihe nanone kikubwiye ko hari ikibazo gifite. Ngo hari nk'igihe ushobora kuba wumva harimo akantu k'uburibwe gatonya mu gitsina cyawe, uhita wihutira kwa muganga umuganirize. Kuko ngo hari igihe uba wanduye nk'ama infection yandurira mu mibonano mpuzabitsina atari buze kuhita agaragara ako kanya, ariko afite byinshi agiye kuba ari kwangiza mu mubiri, ku buryo ushobora kubyumva bikubabaza wowe ukagira ngo byarangiye, ariko bikikurimo indani. None kandi mu gihe ubonye ugiye nko kunyara uyu munsi ukabona mu nkaru nyayo nk'umugabo harimo nk'amaraso cyangwa se uturaso dukeya, icyo gihe ujye umenya ko ibyo ari ikibazo kiri ku mpyiko zawe, wihutire kwa muganga. Hari igihe umuntu abona nyayo amaraso rimwe kabiri akabona birashize akagira ngo birarangiye, ariko burya bifite aho bihuriye n'ikibazo cy'impyiko kandi gikomeye. Icyo gihe uba ugomba kuhita ujya kwa muganga, atari ukuvuga ngo nabonye amaraso yararekeye ntabwo nkiyanyara. Uba ugomba kugenda bakanapima bakareba icyabiteye, by'umwihariko bakareba n'impyiko zawe aho zihagaze, bakaba ngo bazifatirana mbere. Nanone kuko ngo buriya ngo mu kuba ugiye kunyara ukababara cyane cyangwa se ukabona haje uturaso nk'umugabo uri kunyara, ngo hari n'igihe bisobanuye ko urwaye kanseri y'uruhago cyangwa se ugiye kurwara kanseri y'uruhago. Mpamvu bakubwira ngo buri kantu kose akakubabaje mu kanya harakubabaje cyangwa se iki, gerageza akantu kose ngo ujye kwa muganga, nta soni usobanurire muganga uko bimeze kugira ngo bafatirane hakiri kare.
ikindi kintu ngo niba abantu ashobora kugira gutya akabona afite nk'agasebe ku gitsina. Buriya ngo kugira agasebe ku gitsina ukabyirengagiza ngo byakize ngo ibintu byavuye mu nzira, ibyo byose nyine ugenda ucamo ukabyirengagiza ngo ibintu bigomba kwisubiza ku murongo. Ngo ahanini nibyo bikunze kuvamo ngo kanseri y'igitsina gabo. Buriya ngo igitsina gabo ubwacyo ngo ntabwo kanseri yakikunze kubaho cyane, ariko ngo iyo yaje cyangwa se iyo kanseri yo mu ruhago ngo ni zimwe muri kanseri mbi cyane ziteye ubwoba umuntu wese atakifuza kubonesha amaso ye. Bava kubwira ngo buri gasinyari igitsina cyawe kigwaye nk'umugabo uba ugomba kugerageza kwegera umuganga ubizobereye ukamuganiriza. Ikindi kintu ugomba gukorera igitsina cyawe ni ukwirinda. Ubwo nyine ni kwa kumenya ngo umuntu mugiye kuryamana ni muzima, nta ndwara yanyanduza iyo ari yo yose. Buriya hari indwara abantu benshi bavuga sida, ariko hari n'izindi ndwara buriya zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi zitajya zikira, ndetse zikuzonga gahoro gahoro zikagutera n'ibindi bibazo birenze gake gake mwibanira burundu. Bivuze ngo ikindi kintu utagomba gukorera igitsina cyawe ni ukuryamana n'uwo ubonye utamwizeye, mutabanje kumenya ngo muhagaze mute, cyangwa se ukibuka gukoresha ubwirinzi. Ikindi bakubwira ngo utagomba gukorera igitsina cyawe nk'umugabo ni ukukinyweraho itabi. Buriya ngo kunywa itabi biri mu bintu bya mbere bigenda bikangiza imikorere y'igitsina cy'umugabo. Ngo ushobora kutabibona mu gihe gito, ariko buriya ngo kunywa itabi uri umugabo biri mu bintu bya mbere bigenda bikangiza imikorere y'igitsina cyawe. Bavuga ko ngo 100% bidasubirwaho kunywa itabi bigenda bikangiza uburyo igitsina cy'umugabo gifatamo umurego, ku buryo ngo bigeraho noneho ugashiduka nta murego namba kigifata bitewe n'amatabi wakomeje kugenda unywa uko imyaka yagiye yicuma. Bivuze ngo mu bintu byiza ngo wakorera igitsina cyawe nk'umugabo, irinde kunywa itabi. Ikindi buriya ngo kunywa itabi ngo biri mu bintu bya mbere byihutisha kurwara ya kanseri y'uruhago. Iriya kanseri y'uruhago buriya ngo no kunywa itabi birayitera. Kakubwira ko ngo iyo kanseri y'uruhago ngo akenshi niyo bagiye kuyibaga ngo ubuzima bwawe buhinduka burundu. Ushobora ngo kuyikira bayibaze, ariko ngo ubuzima bwawe buba buhindutse burundu. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina hari igihe ngo biba birangiye burundu. Ikindi ngo impamvu bakubwira ko ukwiye kwita ku gitsina cyawe nk'umugabo, uburyo gifatamo umurego, uburyo gikoreshwamo ibyo kigomba gukora, uburyo ugikoreramo isuku, uburyo ukirinda kugenda wiyandarika uryamana n'abo ubonye bose kugira ngo batagira indwara bagenda bagutera zitera ibyo byose, ni uko ngo imikorere y'igitsina cyawe myiza inagaragaza ubuzima bwawe uko buhagaze, ndetse bikanagaragaza ko umutima wawe cyangwa se amaraso atembera neza mu mubiri. Kuko batubwiye ko igitsina kidafata umurego neza, abantu bose bameze gutyo ngo 14% muri bo bakunze mu myaka mike iri imbere ngibaye myinshi bari 7 kwicwa n'umutima cyangwa se gufatwa n'indwara y'umutima ikomeye cyane. Ikindi ngo ugomba kumenya kunywa inzoga nkeya mu rugero, ikindi ugakora siporo, by'umwihariko zino siporo za aerobike, kwirukanka. Ari ntago ari ukuvuga ngo ni uguterura ibyuma gusa, iriya buriya ntago ari na siporo nzima. Guterura ibyuma gusa ni byiza ku mubiri wawe, miskile zawe, ariko buriya ngo siporo nziza ku gitsina gabo, kwirukanka, gukora aerobike, twa dusiporo nyine dutuma amaraso atembera neza na hariya ngo muri iriya mitsi n'ubundi ifite ahihurira n'igitsina cyawe. Ikindi kintu ngo ugomba kwikorera ngo ni ukwibera umwana mwiza, cyangwa se mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ugomba kwiyorohera. Kuko ngo hari igihe ushobora kuba ufite ibibazo, uwo munsi utameze neza, hari stress, ugasanga igitsina cyawe uwo munsi hari uburyo kidakoze cyangwa se kidafasha umurego, kandi wari ugiye kujya ngo mu gikorwa, ugasanga ngo ntuyise wiyorohera ngo wumve ko ari ibintu bibaho ubutaha bizagenda neza, ahubwo ngo ugasanga kubera kwiheba no kumva ko nyine ubwo warwaye warembye byanze, ugasanga ngo kubera iyo stress ugiye kwishyiraho n'ubutaha ubwo no kubera ya stress igitsina nabwo n'ubundi kitaye umurego bitewe n'iyo stress kuri mu mutwe, atari ukuvuga ngo kirarwaye cyangwa nigikora. Niyo mpamvu ngo mu gihe byanze ngo ni ibintu bijye bibaho cyane, uwo munsi rwose umacika kujabuka, igitsina nigifata umurego, ugomba kuvuga ati ubwo sinari imeze neza, ubwo naho kuri match y'ubutaha ngapano kwita upanika uvuga ati ubwo ndarebye birakwamye biranze, ibyo biragenda n'ubutaha ubwo wazajya mu yindi match n'iki ugasanga n'ubundi igitsina ntago gifasha umurego bitewe n'uko wewe ubwawe wapanitse mu mutwe wawe. Ikindi nanone bakubwira ngo buriya ngo igitsina cy'umugabo ngo hari ukuntu ngo byagenwe ko mu ijoro gikunze gufata umurego muri cya gihe umuntu aba aryamye inshuro ziri hagati y'3 n'5. Ibyo abantu benshi ntabwo b'uyu munsi babimenya, kuko abantu b'uyu munsi baryama saa 8, baryama saa 9 bukeye, ariko buri igitsina ngo cy'umugabo abantu baryama kare ngo gikunze gufata umurego inshuro zigera muri 3 kuri 5. Bivuze ngo izo nshuro zose y'igitsina gifasha umurego ubundi ngo wakagombye kwita mwakagombye ubundi kuba mwarashatse n'abagore.
ngo wakagombye kuhita ugikoresha nyine icyo kiri kugusaba. Mbega ubwo ufite umukunzi cyangwa se umugore nyine hakahita hashya, icyo gihe ngo uba uri gutuma noneho ngo igitsina cyawe kiri gukora ibyo cyaremewe gukora. Ibyo ngibyo bituma gihora kimeze neza, umeze neza nawe ubwawe, ndetse ngo kikagumana n'uburebure cyangwa se ubunini bwacyo. Ngo mu gihe ngo iyo buri gihe ngo ubwo bushyuhe buza muri iryo joro ugasanga n'ubundi ntabwo ugikoresha ibyo cyagenewe gukora, gusanga cyaragiye kikananuka kigasa nk'icyabaye gitonya kurusha uko mbere cyari kimeze. Bivuze ngo bavuga ko n'ubundi kigomba gukora, ariko aho ngaho bari kubwira abashakanye pana bya bindi byanyu mwigize muri iyi minsi nabonye. Ubwo gira gitsina impamvu wagihawe ni ukugira ngo gikoreshwe, ariko gikoreshwe ku muntu umwe mwashakanye mwanagiye imbere y'Imana. Reka mbabwire ngo ibuka gukora subscribe, ndaje nimba hari n'ibindi byinshi twazajya tugenda tubiganira no gake gake. Ciao ciao.